Uyu munsi nifuje ko tuganira ku ngingo ikurikira ikomeye. Urabizi ko mu buzima busanzwe bwa buri munsi iyo uri mu rugo ugira gutyo ukavuga uti uyu munsi niyemeje gukora isuku mu rugo rwanjye, ndashaka ko hamera neza, ko byari bisanzwe ugakora isuku munsi y'ibitanda, ukagerayo munsi y'ameza, munsi y'ibintu byose ukabikurayo mu mfuruka, ahantu hose ukahagera ku buryo ukora isuku byimbitse mu rugo rwawe. Iyo ubikoze rero wumva bikumereye gute? Iyo uyirangije ndumva bigutwara umwanya munini cyane, ahanini usanga ari nk'umunsi wose iyo wiyemeje gukora isuku nk'iyo ngiyo. Iyo uyirangije wumva wishimye, wumva umerewe neza, iyo ubona wicaye ahantu hasukuye hameze neza, ukabona wicaye ahantu hahumura neza, birakunezeza mu mutwe, ukumva ko wakoze igikorwa gikomeye kandi kigufitiye akamaro, mbese ukumva umeze neza mu rugo rwawe. Rero iyo suku ukorera urugo rwawe niyo suku wakagombye kwikorera wowe ubwawe mu buzima bwawe. Ni we bukungu bwa mbere ufite, ni we mizero ya mbere ufite. Niba ari ushaka gukira ibikomere bikuzitira, niba ushaka gutera imbere birusa uko ubayeho kunguku, iyo suku nayo urayikeneye mu buzima bwawe. Ukwiye kwisukura byimbitse, ukisukura uhereye mu mutwe, mu mitekerereze yawe, uko witekereza. Niba witekerezaga nabi ugatangira kubihindura, niba witekerezagaho ibintu bitagufitiye akamaro ukabihindura, mbese imitekerereze ukayisukura bya nyabyo, ukava muri bya bindi utekereza bigusenya ugatangira gutekereza ibikubaka. Ni wowe bukungu bwa mbere ufite, ni wowe ugomba kubusagasira. Ubundi ikindi ugomba gusukura amarangamutima yawe n'ibyiyumviro byawe, ibyo twita emotions and feelings mu rurimi rw'icyongereza. Ahanini ayo marangamutima n'ibyiyumviro ni ibintu biba biri temporere, ariko uko ubana nabyo biri mu bintu bikontorora ubuzima bwawe. Iyo utazi gukontorora amarangamutima yawe, ntumenye kubana n'ibyiyumviro byawe feelings, birakugora kubaho ubuzima wifuza kubaho. Rero icyo ni ikintu gikomeye umuntu yakagombye kwitaho muri ya suku ushaka kwikorera, ukagera kuri za emotions and feelings, amarangamutima n'ibyiyumviro byawe, ukabikorera isuku ya nyabyo. Kuko burya uko wiyumva muri wowe, uko wibona muri wowe, cyangwa se uko utekereza ko abandi bakubona, bigira icyo biguhinduraho. Rero iyo utabifitiye ubushobozi bwo kubikontorora ku buryo biganisha mu kukubaka aho kugusenya, usanga ari ikintu gikomeye. Burya amarangamutima tugira n'ibyiyumviro tugira biba bifite icyo bishaka kutwigisha, biba bifite icyo bishaka kutwereka mu buzima bwacu. Iyo urakaye biba bifite icyo bishaka kukwereka, iyo ubabaye biba bifite icyo bishaka kukwigisha mu buzima bwawe. Iyo ugira umushiha, emosiyo zose tugira ziba zifite signification yazo. Ni ngombwa rero kubyitaho, ukareba ko ari ibintu bikubaka cyangwa se bigusenya. Niba ugira gutyo ugakunda abantu utitangiriye emotion ni temporere, byarangira batagukunze uko wabyifuzaga, uba wabahaye umutwaro ukomeye ushaka ko bagukunda kuruta uko wikunda. Ni ikintu kiba gikomeye bo ubwabo badashobora gukora. Rero ni ngombwa kumenya uko ubijera kugira ngo utazajya usanga wisandaje kubera ko nyine utafite rutangira rwo gutangira amarangamutima yawe cyangwa se emosiyo zawe. Ubundi ukamenya kubikontorora, ukamenya uko ukontorora emosiyo zawe. Niba hari umuntu ukorakaje, niba hari umuntu ukuvuze, niba hari umuntu ukugize icyo ari cyo cyose kitagushimishije, ukamenya uburyo ukontorora reaction zawe. Kuko burya mu buzima tubamo nta bushobozi dufite bwo gukontorora abandi uko bagutekereza, nta bushobozi dufite bwo gukontorora abandi uko badufata. Ushobora gukunda umuntu ukamwimariramo nta gukunda uko umukunda, ushobora kubaha abantu ukabakorera ibyiza byose ariko ntibabikwishyure, ugasanga taking advantage y'ibyo bakorera, y'ukuri, y'imiterere yawe yo kuba umwana mwiza ukunda abantu, bakabyuriraho mu kugufata nabi. Rero nta bushobozi uba ubifiteho, nta controle dufite yo gukontorora abandi uko batubona, nta controle dufite yo gukontorora uko abandi badutekereza, ariko ufite controle ya reaction ugira suite yuko abandi bakoresheje ibyo byumviro
ukoresheje ibyo byiyumviro byawo bigatuma wiyumva uko utakagombye kwiyumva, ufite controle zo gukontorora reaction zawe. Kandi ubundi rega ikindi tugomba kumenya ni Imana ubwayo ari Imana idufiteho ububasha, ari Imana idufiteho ubushobozi, ari Imana idufiteho ijambo ryayo rya nyuma. Ntabwo idukontorora, yaduhaye uburenganzira bwose bwo kwihitiramo icyiza, tukamenya kwihitiramo ikibi. Twe dushaka gukontorora abandi, ngo ndashaka ko nkunda gutya, ngo ndashaka kumfata gutya, ngo ndashaka kunyubaha gutya, ntabwo byavamo. Sinzi ko hari uwasigara cyangwa se igiye tujije uko tujije abandi, ntabwo byakunda, ntabwo byavamo. Ni Imana ibera Imana nyine ikavuga iti nabahaye ubwenge, nabahaye ubushobozi bwo guhitamo icyiza n'ikibi, nahanyu ho kumenya uko mubijera. Ubundi igihe wabijyamo ukabyivurugutamo bikagucanga, ukibuka ko Imana ihari, ukajya kuyibaza ikagufasha kukwereka icyo yashakaga kukwereka. Za emotion zose tugira, za feelings zose tugira, ziba zifite icyo zitwigisha. Iyo rero ukora ukabasha kumva uko wiyumva, ukabasha kumva uko wowe wibona, bigufasha kumenya gukontorora uko ubaho mu buzima bwawe n'uko ubana n'abandi, ukamenya uko bitwaraho. Ni yari abantu batakwitayeho uko wabyifuzaga, yari abantu bataguhaye urukundo wifuzaga, ukamenya uko ubikontorora, kuko biba birenze ubushobozi bwawe. Nta bushobozi nawe ufite bwo gukontorora uko abandi bagufata cyangwa bakubona, ariko ufite ubushobozi bwo kumenya uko ukontorora reaction zawe. Rero nuko nguko umuntu akora isuku muri we, akamenya ibimwubaka, akamenya ibimuhesha agaciro, akamenya ibimugira umuntu uko ari umuntu, akabaho yishimye muri we. Naho ubundi iyo ukomeje kumentena ya myanda yose muri wowe, urabona nk'iyo wakoze isuku mu rugo rwawe, imyanda wakuye mu rugo rwawe urayijugunye. Utayijugunye ukabika mu nzu, byakongera nyine bikongera bikanduza ya nzu, ugasanga rya vumbi wakuye muri rongera yagarutse. Uko uhora uvuga uti ndakora isuku muri iyi nzu, niko nawe ugomba kwikoramo isuku. Bya bintu byose byakwicaga, byakuteshaga umutwe, byakubuzaga kuba umuntu, ukabikuramo. Ugakora isuku mu bantu ugendana nabo, ukareba niba abantu bari muri environment yawe ari abantu bakubaka cyangwa se niba ari abantu bagusubiza inyuma. Ni ikintu gikomeye cyane kumenya abantu ufite ikambere, ukamenya uko babanira, kabone niyo yaba ari famiye yawe, niyo yaba ari abavandimwe bawe, ugomba kumenya uko babanira, bikubaka atari ibigusenya. Kuko iyo ari ibigusenya birangira mwese nyine mubayeho ubuzima butari bwiza, kubera ko mukomeza gukurura muri mwebwe imyanda yakagombye kuvamo, igaha umwanya ibyiza biza kububaka, igaha umwanya ibyiza biza kubafasha gutera imbere kurenza uko mubayeho. Nguko rero uko umuntu abigenza niba uri muri urwo rugendo rwo gushaka gukomeza gukira ibikomere ufite cyangwa se kwiteza imbere. Ita ku isuku y'imbere muri wowe, uyikore bya nyayo, ibitakubaka ubikuremo, kandi ukomeje ibitaguhesha agaciro ubikuremo, abataguhesha agaciro bakuremo, hanyuma urebe ukuntu ubuzima bwawe buhinduka. Ngaho rero komera, komeze utere imbere. Imana iragukunda, turi kumwe. Imana ibarinde.